Randirodi yaranguye Gitumba. Reka nicire hano ntago arambona. Jinga sana ameze cyane yose ugomba kumva amafaranga yanjye sha nabizi urimo kandi ugomba kumva amafaranga yanjye ugira rumwe naho ariko sha wasohoka sha ubona kubonye umva unarasohoka kabisa kuko ntabwo nabyangarira ameze cyane hafi umwaka ugomba kumva amafaranga yanjye aze kudasohoka ugiye mu nzu itupfa none kandi none uri musika ugomba gusohoka wanyu akosha ujya mumenyera n'abantu bitasi niko umva ibyo wakwigira byose uzanayambasha kaburetse turi kumwe uzanambona kandi Halo mani ko watindiye umuntu wo kukubwira isaha ukagira amasaha 5 umwana ubu maze nk'iminota 5 oya igihe wakomeje umbwira ngo urahageze we uri umurezi mwana mbare ugire vuba wihute mfite gahunda ndajya gukora ihute nakubonye nayo ihute sa yo Fosbi yo poka man mwihangana ubwo ndandi kumanza na chafu zamani wewe uraje uramamagaye ngo mfitiye diru ariko sha ubwo harimo ababebi nta kibazo ayo wanseho yose nanakwishyura ababebi nabonye icyana wowe ukunda ababebi icyangombwa mani nuko ugomba kuba witeguye ukaburiseriye n'umwana wo mu ngagara imana ushaka ngaye mbega muri make yanjye cyakwiniyese buri ijoro ndetse nitwanatinda akakanya nshaka guhita njye apfa kuba ari icyana giteye gifite amasabo umva nyine we na 700 iragemera ariko uritwaza 700 uko nanjye ngeneye aga komisiyo sibyo tugiye mu ngo nge nitera icyangwe mwana cya kitambona ndi kunuka isikogoro tugende ho ndayaguhereza nabirenze man na serious ni hano na umva hari icyana cyuma ariko nyine mbere na mbere banzu mba yanjye ese icyambere ko ndi kubona mwana runo rugo rugaga nkaho ari mu bayobozi umva sanzwe njya muri ndagasi ngasiga maki ariko hano ndi kureba ariko naribi aya ndaguheza nyuma aya ndaguha nyuma vayo ukomangeho muziranye ntakindi nge agose mwana kukomanga mudafite ikinyabupfura ubundi ntiyahita ngatira gusa mwana ko ari umugabo wikirije njye naza kwinyesigura mu rugo rumwe umugore n'umugabo mani reka wani musaza we ariko sha ni umusirimu utonde tugende nari nditonda twinshi usaza akakanya ko mwana wewe uri umuntu muzima uranzara kwa Randirodi uzi ko muri amezi 4 se wambwiye ko ushaka icyana Randirodi uko nari icyana umuntu wiyoroshye mani ubwiye narakubabariye we ngwino niwifata nk'umuntu w'imbwa basi tugende n'ubundi ngiye kwasiga icyangombwa cy'ubutaka karibu mwicare karibu muri sanga none muragenzwa niki ko mbona muzindutse cyane ndabona wowe wizanye maze ibisi ndi kukwirukaga ise kuje kunyishira ideni ryanjye rero ngiye ntabwo kukwishyura buriya uyu mutipe yaranzanye yaje kunyereka umuntu twiganye kaminuza twariganye nyine njye naje kumureba kuko hari ikiraka cy'akazi naje kumurebera umukobwa wa hano wamumbariza nyine yambwiye ko yandagiye kubimukiye hano reka umukobwa sararangiza kaminuza barata ni Ivete tuje kureba Ivete arahantu namutinye naho hari ngo rero muraba mumutegereje cyangwa se muhitemo mugende ko naho hari nyine ka tugende ibyanze nawe bihateza ubwo nyine tuzagaruka kumureba je ducemoke umva za abo bajingu bafungurire ariko uwo wambaye umupira w'ubururu umusige namukeneye hano
ariko siko bambwiye ngo nzohoke pokasigare ngo n'umupira w'ubururu aho nk'inzura ntabwo baba bamwiciyemo ko mbona yatinze. Sharika nzubireyo ndebe ko baba batamwishe kabisa. Restaurant rwose ngeso kukubeshya kuba inzu natagufashije kuyubaka sinkeho nitafari na rimwe ko nago bivuze ko kuyibamo mba ndi no kuyigucungira amafaranga yenda yarabuze kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu hose mpanga kubona amafaranga nkibone ibice turuwase nkabirya amandazi nkarya rwose ubwo kumva koko ibihumbi 50 bwa nabikura he kwe nge rwose nimbabaze yenda nk'imitsi ne nambonye nka turuwase ate nabwo njya hizindi yenda ngakwishyura make ushobora umugira usigaye rwarahendutse kugira umbwira ayo magambo yose ugomba ko amafaranga yanjye sha je ukanginisha je ngana nawe wowe amujinga wowe urabona ungana naje ugomba kumva amafaranga yanjye amezi 5 yose mwa ibyo ntabwo nabyihanganira kabisa je ngo ndakundesheje umuntu ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane kwa gatanu kose sura yibwira de wowe mujinga sana je ntarafrata ntari kintu nakimwe nawe aha bayo nawe sha bayo uri ningange mbashaka bayo cyara hano urajya hese wowe ngo babari rugende ugaruke sunyiza ni hese karibu Oya ngewe namuherekeje nuko wabimubaza gusha imipangu yanyu yose niyi umva amafaranga yanyu mwembi mwese mugomba kuyazana mwese mufatanye muyampereze umva hano nta mikino we mwe murakinisha nyirinzu sha nta nisuri none si nangaho umuri 50 mani muri 50 na amezi 5 muri 10. none se poka uramutse uhamagaye mafene ntabwo yakuguriza ngo ibihumbi 20 tukareba ko nyuma y'amezi ane wagamwishyura sha mafene bwo ni igitekerezo cyiza kuko ejo bundi hari kopera yakotereje iwe bivuze ko akiyafite ahubwo si tumuhamagara gute mafene we yayanguza nose boss watubabaruka dutizenda telefone aho kujya dukubitirwa hano tukazakubitirwa hano tugahamagara inshuti yacu ikazana amafaranga basi ugomba kuma amafaranga yanjye sha akira ariko mugomba kuma amafaranga yanjye byanga byakunda mafene mwana none se ya mafaranga uracyayafite mwana no ni diru ifatika da n'umuntu ushaka nyine yamugurize niba bihari banguka hari inzu iri hakurya mu biryogo byo mu ikatsi yacu nago ari Kigali mwana ihute uyazane nyine uwo mujama nadirinze nawe agomba kutwungukira veni akayadonya nyuma y'imitsi 3 sawa ihute ubanze unahazo ahita uyibona niyo nzu nabonye igaragara mwako gace sawa Ndebera abajama banje ko mwicaye hose man nese mwana ya mafaranga urayazanye ndayazanye ariko akaba atararenze iminsi 2 kuko arenze ntago twakumvikana dore ngaye ariko nk'uyu murezi ariko ngira n'amahirwe kabisa uyu munsi ndarya neza hari ko biri umva mwebwe umva nawe icara hari yahuko ibihumbi 50 urongeraho ibindi nga 60 kugira uve hano hane wowe ngo ngurahereza aba ngaba amafaranga bakwishyuriye se ntabwo bakora wakoze bari hese ecara kumva mureba ngisambaza harya mwambobomwe mwabuza kunyishyura mwembe mugomba kuva hano umva zamu aba batipe bose buri wese ukuremo umwenda wose uhenze bose ubacugunye hanze igipangu vuba kandi nizere ko ukora cyane kandi sense none se poka nubwo batwatse ibiki n'ibiki wakubaza none ikindi kibabi gitwika byata